igitaramo cyari kigamije ahanini kwigisha abanyampinga gutinyuka guhagarara ndetse no kuvugira mu ruhame. Ibi bikaba bizabafasha gushyira mu ngiro imishinga minini bafite. Abakobwa uko ari 15 bafite impano zitandukanye, haba kuririmba, kubyina no gusetsa. Ibi bigatanga icyizere cy'uko ashobora kubyaza umusaruro impano afite, bikaba byamugirira akamaro mu buzima bwe. Umwe mu bakobwa bahatanira ikamba waje ahagarariye intara y'Amajyaruguru abajijwe impano idasanzwe afite, yavuze ko akunda umunyarwenya Anne Kansime wo mu gihugu cya Uganda. You look at yourself, first of all, look at yourself. With those shoes and that's what a big man like you with these pieces of a phone. And you say stop. No, actually you're killing my business. Big man, look at yourself. A big man like you. What is this? What's this? That is my phone. A big man like you with that belly. Undi nawe ati akunda indirimbo y'umuhanzi King James yitwa Yantumye. Kumemero z'umutima yantumye ngo mubwire kwa gukunda. Ryari ijoro ry'ibyishimo kuri ba nyampinga. Hari uwiganye bamwe mu banyamakuru ba RBA ukakora ikiganiro. Ibi bigaragaza ko akurikirana hafi ibiganiro bya RBA. Shuje kunze ba televiziyo Rwanda ngo tugeze muri cya kiganiro cya Nyampinga. Abandi bakobwa bafite impano yo kuririmba. It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift, and back. Yes. Come on. Hallelujah. Barefoot king composing hallelujah. Hallelujah. Aline, iyi mpano nk'ingi ni gute ishobora gutunga nyirayo igihe aramutse atabonye amahirwe yo kuba nyampinga w'u Rwanda 2015? Mumufashe iki kugira ngo ayishyire ahagaragara? Murakoze cyane Andrew. Icyaba kitugoye nuko tutaba tumuzihiye impano, ariko kwinjira muri bootcamp byadufashije kumenya impano za benshi bafite kandi akakubwira ati nifitiye icyizere. Wabonyemo nkaho kuko wabonye, wabonyemo abakomedienne, wabonyemo abaririmbyi, wabonyemo ababyinnyi, kandi ibyo ngibyo nkashima kubera ko biri mu ndangagaciro z'abanyarwanda. Abanyarwandakazi bacu barazifite. Hatekereza neza yuko aya mahirwe ntago twayitesha, ahubwo n'uburyo bwiza bwo kuzamuransa kugira ngo tuvuge tuti yewe nyampinga ashobora kuririmba, nyampinga ashobora gushushanya, nyampinga ashobora kwigana, nyampinga ashobora gusetsa abantu. Ibi byose rero tuzareba ukuntu tubyigaho ku buryo igihe azavuye muri bootcamp nubwo atambara rira kamba, ariko kuba yarageze muri bootcamp tuzagerageza ko dushoboye ku buryo bishobora kumenyekana hose kandi bishobora kuba byamugirira